Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nshimye Imana ko impaye umwanya mwiza, namwe ibahaye umwanya mwiza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Njye basuhuza, nitwe Nkundamahoro Salomo, inshuti yanyu muri Kristo Yesu. Nkunda gutangira mbibabwira n'ubureka mbisubiremo, kuko ntazarambirwa cyangwa se ngo nshobore kubibabwira nk'uko Petero yabivuze. Yego, yavuze ko atazajya ahwema kubibibutsa. Nanjye reka mbibutse ko ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bitunga ubuzima bw'umukristo. Ndavuga umuntu w'imbere akomezwa n'ijambo ry'Imana. Bivuze ngo kutaribonera umwanya ubwabyo ni ukwigwingiza, ni ugufata ubuzima bwawe bw'imbere cyangwa bwo mu mwuka ukabugwingiza. Hanyuma nkushishikariza kuribonera umwanya, kuryitaho no kurihugukira. Ibyo wasomye ukabisangiza abandi kugira ngo nabo babikiriremo, Imana ibibakirizemo. Ntubyihererane, ntabwo ariko Imana yabigenye. Shaka ko ibyo wungutse ubisangiza abandi bikabagirira akamaro. Niho ijambo ritubwira ngo tubwirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka, ariko kandi ngo buri wese avugane ukuri na mugenzi we. Gusa Pawulo abibwira Timoteyo, abambwiye ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abandi bantu bo kwizerwa, nabo ubasabe kubibwira abandi. Imana iguha umugisha, ubyiteho. Hanyuma muri iyi nyigisho tugiye gutangira nshyashya izakomeza, tuzaba turi ku kintu kivuga ngo ugupfa no guhumuka. Yego, nicyo tuzaba turimo tuvugaho. Hazaba harimo igice cyo kuvuga ku rupfu, hanyuma nituvuga ku rupfu twongeye tuvuge no kuzuka, hanyuma niturangiza uko kuzuka tuzahita tuvuga ku guhumuka. Yego, numva aricyo Imana ikize ku mutima kandi ndabizi neza ko tuzabasha kubyumva neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice cya kabiri, Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 17. Ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Haranditse ngo uretse izo ku giti cy'ubumenyi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi ntuzazirye, kuko nuzirya uzapfa nta kabuza. Hanyuma aha ni igihe Imana yari imaze gushyira Adamu mu ngobyi ya Edeni, irimo kumuhereza amabwiriza azamugenga ko yemerewe kurya imbuto zose zo muri iyo ngobyi. Niho imubwiye ngo uretse izo ku giti cy'ubumenyi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi, ngo nuzirya nta kabuza no gupfa uzapfa. Nicyo Imana yari imwihanije. Hanyuma muribuka ko inzoka yaje ikamushuka, Satani waje mu ishusho y'inzoka, hanyuma agashuka Eva. Yego, agashuka Eva, hanyuma bikarangira urwo rubuto baruriye. Ntabwo nshaka muri ayo mateka cyane, ariko icyo nshaka kukubwira, nta kabuza icyo Imana yari yamubwiye cyagombaga gusohora. N'ubundi urupfu rwaje kuri we. Hari igihe umuntu yibaza ngo kuki Adamu Imana yaramubwiye ko nayiga kuri urwo rubuto azapfa, kuki tutahise tubona wenda Imana imwica ngo apfe, tubona ngo nuko yitura hasi arapfa birarangira? Kuki atapfuye? Aho Imana ntiyaba yarabeshye, ntiyaba yarivuguruje, ntikore icyo yavuze. Ariko sibyo, nibyo koko Adamu na Eva barapfuye. Bapfuye gute rero? Nirwo rupfu nshaka kuza kuvugaho. Hanyuma nimara kuruvuga mvuge n'inzira yo gutsindwa k'urwo rupfu, cyangwa se n'inzira yo gusohoka muri urwo rupfu. Hanyuma urupfu bapfuye ni ugutandukanwa kwabo n'Imana. Hari ukuntu batandukanijwe n'Imana ku busabane bagiranaga. Nibyo koko byazanye n'urupfu rw'umubiri, ariko urupfu rwabanje ni ugutandukana ku busabane bwabo n'Imana. Uribuka ko Imana yahise ibirukana mu ngobyi ya Edeni, muri presence yayo, mu ihuriro ryabo nayo, aho yajyaga izikabaganiriza bakajyana ubusabane rwose burambye bufite ubuzima. Ariko icyo gihe bavuye muri iyo ngobyi. Bivuze ngo ni rwa rupfu rwo gupfa ku busabane bwabo n'Imana, ntabwo bwigeze bukomeza. Bivuze ngo habayemo gutandukana kwabo n'Imana mu mwuka wabo imbere. Ntabwo byagaragaraga abantu, ariko mu by'ukuri niko byagenze. Ntabwo abantu benshi babimenya, ariko uko nguko niko kuri. Hanyuma icyo nshaka kukubwira ni uko natwe twese tubakomokaho, kuko nibo babyeyi bacu bakuru, nibo twakomotseho. Bivuze ngo nibo batubyara. Bivuze ngo hari abo babyaye, muzasoma amateka, nabo babyara abandi bigera kuri wowe. Bivuze ngo twese
Umwigisha umwe numvisha bivuga ngo twese tugiye dusubira mu nda za ba mama dusubiramo twazarangira twisanze kwa Adamu na Eva. Yego ni ukuri niko yemeze. Hanyuma rero bivuze ngo iyo kamere y'icyaha yo kutumvira Imana no kuyigomekaho twese twarayivukanye. Yego ubyemere, kubera yuko mu buryo busanzwe tuzi ko mu biga amasomo y'imyororokere cyangwa se biology hari ibyo umubyeyi aba afite n'umwana akabigira, hari ibigaragara inyuma hari bidashobora kubona. Rero iyo kamere barayiduhaye, iyo y'icyaha kwigomeka ku Mana, bivuze ngo ababakomokaho bose twe tubakomokaho twese urwo rupfu rwo gutandukanywa n'Imana twararuvukanye. Icyo cyaha bita icy'inkomoko, kwigomeka ku Mana, kutayumvira, twese twarakivukanye. Rero urwo ngurwo ni urupfu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga mu Bakolosayi igice cya 2:13 haranditse ngo kera mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu no kudakebwa nk'Abayahudi, maze Imana ibazurana na Kristo, yatubabariye ibicumuro byacu byose. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ahangaha tubona ko twari twarapfuye, bivuze ngo haha n'imbere mu mwuka nirwo rupfu turimo tuvuga. Hanyuma urwo rupfu rero rudutandukanyije n'Imana, ariko Imana ikaba ifite undi mupango, ikaba ifite undi muteguro yakoze, ikaba ifite igisubizo yateguye mu mwana wayo Yesu. Ibitambo byari byarananiwe kongera kugarura bwa busabane, kongera kunga umuntu n'Imana ngo yongere ahagarare imbere yayo yemewe, hanyuma nimurebe imboneho gukiranuka. Iyo Imana turebera muri Kristo Yesu, ayo maraso turiho twitwa abakiranutsi. Iyo Imana turebye ntiduciraho urubanza rwose, uko ibona Kristo nanjye nikimbona. Yego niko biri, kuko Kristo yaravuze ngo ubwiza wampaye nibwo nanjye nabahaye, ngo kandi uko unkunda ngo niko nabo bakunda. Imana ishimwe. Bivuze ngo urwo rupfu rero kwa gutandukanywa n'Imana aribyo nise kuzuka, Imana yaduhinduye bazima ku bwa Kristo Yesu. Bivuze ngo rutsindirwa muri Kristo Yesu, niwe gisubizo cyonyine, niwe twongera kwizera. Amaraso yakaduhanaguraho ibyaha byacu byose, rwa rupfu rugatsindwa, wa muvumo w'icyaha ukavaho, hanyuma ibitarashoboye na kamere yacu ku bw'intege nke zayo Imana ikabishobora binyuze muri Kristo Yesu. Ubutarubahirije ayo mategeko uko yanganaga yose bigashobokera muri Kristo Yesu honyine. Imana ishimwe cyane kubw'umugambi wo gukiza umuntu. Ubwo rero umuntu akazuka, akavanwa mu rupfu akazana mu bugingo. Niko ijambo ry'Imana linatubwira muri Yohana ngo twakuwe mu rupfu tuzanwa mu bugingo, tuzanwa mu mucyo, twakuwe mu mwijima tuzanwa mu mucyo, twakuwe mu byaha tuzanwa mu kwera kw'Imana. Imana ishimwe. Rero aho ngaho iyo uhageze niho uba nk'aba muri ibyo ukavuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Arongera avuga ngo erega ni itangiriro ry'umunezero wanjye, umutwaro mvuye ku bitugu, ibindi nzabonera imbere ni umunezero utavugwa. Bivuze ngo rero urwo rupfu ruba rutsinzwe rwose binyuze muri Kristo Yesu. Nicyo gisubizo Imana yabonye gishoboka. Nta gukiranuka k'umuntu, nta ngeso nziza, nta mpanuro waba warahawe zishobora kuguhesha kwemerwa imbere y'Imana, nta kubahiriza amategeko, kuko iyo ayo mategeko kuyubahiriza biba bisanzwe, dore ko nta n'uwabishoboye. Iyo biba bishoboka hari abayubahirije Kristo Yesu, ntaba yaraje ngapfe. Bivuze ngo kuba yaraje agapfa byari bivuze ko ibyo biriho byose byananiwe, hanyuma kugira ngo dukirire muri we. Hanyuma rero bivuze ngo nari mvuze ku rupfu, majije kuvuga ku rupfu mvuga no kuzuka. Bivuze ngo kuzuka ni wa muntu w'imbere nkomora kuri Adamu, hanyuma namara uwo nguwo wapfuye azuka binyuze mu kwizera Kristo Yesu, kahinduka icyaremwe gishya. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abari muri Kristo Yesu, abamwizeye ngo bahindurwe ibyaremwe bishya, baba babyawe ubwa kabiri. Nkuko Yesu yabwiye Nikodemu ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntibishoboka ko yinjira mu bwami bw'Imana. Niko biri. Bivuze ngo ikibyarwa n'umubiri cyose ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka n'umwuka. Yewe twe twabyawe n'Imana, turi abana bayo. Niho ijambo ritubwira muri Yohana ngo icyakora abantu bose bamwemeye bakizera izina rye ngo bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana.
ngo abo ngabo ngo ntibabyawe kubwo guhura k'umugabo n'umugore cyangwa se ari uko umugabo yaryamanye n'umugore, oya, kuko n'ubundi niyo baryamana uwo babyara n'ubundi avuka muri ya kamere, hanyuma yamara kuvuka muri ya kamere n'ubundi akaba ari ya yindi ikomoka kuri Adamu, ariko abo babyawe n'Imana ngo ntabwo bikomoka ku bushobozi ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo abo babyawe n'Imana ubwayo. Hanyuma rero wa muntu, reka nkubwire ko wa wundi wavutse nubwo yavuka ku mukristo ntabwo bivuze ngo agiye kuvukana kamere yejejwe cyangwa avuke adafite cyaha kubera ko yakomotse ku bakristo, oya, uwo wavutse nawe bizamusaba igihe cyo guhura na Kristo akamwizera agakurwaho iyo kamere y'icyaha. Niho honyine uwo muvumo w'ibyaha utsindirwa, niho honyine urwo rupfu rutsindirwa, umuntu agahinduka mushya, agahinduka muzima. Mu yindi mvugo, umuntu utaraha Yesu ubuzima bwe, umuntu utaramurikirwa n'umucyo, ingeso nziza yaba afite zose, discipline yaba afite yose, Imana imubona nk'uwapfuye, yewe ni intumbi. Niho Yesu yabwiye Yohana mu byahishuwe ngo bibwira yuko ari abakire, ngo bibwira ko batunganiwe rwose, ngo batazi yuko ari abatindi, ngo bambaye ubusa, ngo ari impumyi, ngo ariko akatugira inama ngo tuze kuri we tumugureho umuti wo gusiga ku maso yacu, hanyuma ngo aduhe n'umwambaro duhishe isoni z'ubwambure. Abo bose yavugaga bari abantu bazi yuko ari abakire nyine, bari abantu bazi yuko gukiranuka kwabo guhagije, ariko muri we niho gukiranuka kw'Imana kuri, kandi niho twambarira umwambaro wera aduhereza. Imana iguha umugisha. Twari turimo kuvuga ku gupfa, urupfu ruri mu muntu ukomoka kuri Adamu utarizera Yesu, tuvuga n'ukuntu rutsindwa. Icyo nicyo mvuzeho. Mu nyigisho yo gutaha tuzavuga noneho ku cyerekeranye no guhumuka. Yego, guhumuka numva nacyo tuzakivugaho. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Urakoze Mana ko uvuganye n'umutima w'uyu muntu wumvise inyigisho. Urakoze ku byo umubwiye byose, nanjye urakoze kunyemerera nkavuga iri jambo ryawe. Ukomeze wigisha abantu bawe mu buryo bwagutse, kandi niwe mwigisha mukuru rwose. Urakoze, komeze Mwami uganirize imitima y'abantu bawe mu buryo bwagutse no mu buryo ushima, kubera ko ari wowe usobanura ibintu bikumvikana birenze uko njye nabikora. Icyubahiro cyose kigaruka iwawe. Ni wowe Data, ni wowe nyir'ubushobozi, ni wowe nyir'ubutware, mu izina rya Yesu, amen.